Reka dusenga Imana. Data wa twese Mana yacu, turagushimye kuko turiho ku bwawe, tugushimiye ko twemera tukaza imbere yawe turaritse, ngaho duha umugisha kandi duha amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Nshuti bakunzi, reka twongere dufate umwanya wo gushima Imana yabanye natwe muri iyi minsi dutambutseho kandi itugezaho ijambo ryayo. Reka tuyishimire ko yakurinze ikandinda, n'abagize ibibazo bagihumeka niyo itanga kwihangana ibakomeze. Abagize amahirwe yo gutanga igihe bakajyaho ijambo ry'Imana rivugirwa bakaryumva, Uwiteka bafashe cyane kugira ngo kuryumva gusa bitatugwabiza, ahubwo byandikwe mu mitima yacu. Imana yabanye natwe kandi yacyakomeza kubikora. N'ibindi bikenewe nabyo izabidukorera. Ariko nanone reka dusabe cyane ngo hataboneka uwo kurimbuka, kandi icyo gukora cyose Imana yaragikoze. Ntabwo Nebukadinezari yabona ubugingo ngo usigare ari wowe wakwinangira. Reka duce bugufi, icyubahiro kibi cy'Imana, kandi yadusezeraniye amasezerano menshi y'izahabu, kandi Imana yacu ntabwo ihinduka, ntabwo ari umuntu ngo yivuguruze. Natwe idushoboze kuba imbere yayo no kugengwa n'ubushake bwayo. Twaganiriye byinshi, buri wese afite uko yagiye agira uko yumva, ariko reka Imana iyobora imyumvire yacu ku kuri kw'ijambo ryayo, kandi iryo jambo ritureme kuko Imana ari umuremyi. Uyu mwanya rero tugiye kongera twerekeze ikiganiro ku nsanganyamatsiko ivuga ngo tuza. Dukeneye gutuza cyane, kandi nta muntu n'umwe udakeneye gutuza, ahubwo umuntu yatuza ate ari mu isi y'umuraba? Umuntu yatuza ate bigashoboka akiri muri ubu buzima? Ukubwira ngo utuze niwe uhindukira akabigukorera. Reka dushime Imana. Data mwiza, uyu mwanya uduhaye kuza imbere yawe, kandi n'ubutunzi bukomeye. Dufate mu biganza dukomeze, uduhere imitima gutuza no kuyoborwa nawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku magambo ari mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko, igice cyaho cya 4 ku murongo wa 35. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko igice cya 4 umurongo wa 35. Turahabona nyuma y'ivuga butumwa Yesu yakoze ari maca imigani myinshi itandukanye, mugani w'umubibyi n'indi myinshi, kandi kugira ngo yitegere abantu yagiye mu bwato bwari hafi aho, kuko yari mu kibaya cy'inyanja. Yari ari aho mu kibaya cy'inyanja. Noneho igihe yarangije kubwiriza ubutumwa, abwira abigishwa ku murongo wa 35 igice cya 4 cya Mariko. Kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati, twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bamujyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Iri jambo ndagira ngo turitindeho, kandi Mwuka Wera umuyobozi, Mana Data wa twese wayoboye Abisirayeli mu rugendo ugaca inzira aho idasanzwe iba, uyobora iki cyigisho, uyobora iri jambo ku bwoko bwawe buteze amatwi, bugiye gutanga igihe cyabo kugira ngo baryumve. Hano hari ubwato tugiye kubona, hari ubwo Yesu arimo, kandi ubwo bwato buri mu nyanja irimo n'andi mato nanone. Ariko by'umwihariko reka turebe amahirwe aba bantu bafite. Icya mbere, hari amahirwe basangiye kuba inyanja barimo ariyo na Yesu arimo. Icya kabiri, hari umwihariko kuri bamwe, abo abereye mu bwato n'abo bari kumwe nabo nawe mu bwato. Biratandukanye, ariko bose bafite amahirwe, nubwo hari abashobora kutayamenya. Nuko igihe barimo bagenda ngo bajye hakurya, nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa.
Yesu yatoraga abigishwa yabatoye basanzwe ari abarobyi bamwe, kandi bari bamenyereye guhangana n'imiraba yo mu nyanja. Nyamara ubu bwo hari ikidasanzwe kigiye kubabaho, kibashyira ku ishuri ryo kwirwanirira bagatsindwa. Muvandimwe wanjye, turi mu muraba, ari itorero riri mu muraba, urugo rwawe ruri mu muraba, ubugingo bwawe buri mu muraba, isi yose naho yicaye. Tugeze mu gihe tureba hakurya, ariko benshi kuhagera bikaba bigiye kubagora, kandi hari urugendo ruto rusigaye kubera ikibazo cy'umuraba. Hano turabona ishuheri y'umuyaga. Ishuheri y'umuyaga ntabwo yari yoroshye, kuko yari ije mu gihe kidasanzwe. Cya mbere bwari bugorobye, kandi abarobyi benshi bakunda kwifashisha amasaha y'umugoroba kuko inyanja ziba zatuje. Biba bitandukanye no ku manywa haba hari imiyaga idasanzwe. Kandi imiyaga nayo ifite ikivuze, kuko ivuga ibibazo, ivuga ingorane. Igihe cyose imiyaga ije iratwara ibintu, irarimbura, irasenya. Imiyaga bivuga ibibazo bidasanzwe, ibibazo bisa n'umwihariko. Ngaha ho ubu tugeze mu gihe cy'umuraba, kandi ishuheri y'umuyaga irashaka guhitana ubwato turimo, ku buryo ndetse abadakomeye bashobora kuvuga bati uwasimbuka tukagenda, ariko se barasimbukira he? Wabyumva neza uramutse urebye umuraba waje ndetse n'imvura idasanzwe mu bwato Nowa yari arimo hamwe n'abo bari kumwe, ndetse n'amatungo yabwiye binyuze mu ijambo ry'Uwiteka ngo nibinjirane. Na Satani ubwe yikanze ko ikibazo kiri muri uwo muraba kiri bumugereho, nawe agira ubwoba. None uyu munsi mbese ababigishwa bari bwifate gute ko ubushobozi bari basanga ngo bakoresha bahanganye n'imiraba bugaragara ko bugiye kubananira? Yewe igihe cya Yona n'imitwaro bajugunya mu nyanja ngo barebe ko ubwato bwakoroha, biriyangira, biranga. None se wowe witeguye gusakirana n'umuraba? Reka nkubwire nshuti, nimba udafite ibintu bitatu ngiye kukubwira, uyu muraba kwambuka biri bukugore. Icya mbere ni uko ufite ukuri kose kw'ijambo ry'Imana mu bugingo bwawe. Icya kabiri ni uko ufite Mwuka Wera wayoboye abaryanditse kugira ngo usobanukirwe n'ukuri kuri muri iryo jambo. Icya gatatu, ubunararibonye mu rugendo. Ubunararibonye ufite mu rugendo, kuko abantu bagiye kwinjira ahantu babura aho bashinga ibirenge. Umuntu wese atangira abaza mugenzi we ati ahantu ngeze ntabwo mazi. Ibyo wabyumva neza ugiye mu gitabo cy'umugenzi ku cyigisho kivuga ngo isayo gahinda gasaze, aho Mukristo yagiye guhaguruka mu mudugudu w'irimbukiro, yumva ntiyagenda wenyine, abwira abaturanyi. Mu baturanyi hahagurukamo uwari inshuti ye, bari basanganywe mu byaha, witwa Nyamugirya Nino. Barahagurukanye. Igihe bagendaga, Nyamugirya Nino yagendaga yishakira kumenya ibyiza byo muri icyo gihugu. Mukristo ati ihangane tugende uzabibona. Ariko batunguwe no kugwa mu isayo gahinda gasaze, maze Nyamugirya Nino ahindukira Mukristo ati muvandimwe wanjye, ni wowe wanyoboye inzira, ni wowe wambwiye ngo duhaguruke, hari ibyiza by'igihugu tujyamo, tutagwamo muri uyu mujyi w'irimbukiro. Aha tugeze nihe? Mukristo aramubwira tuva muvandimwe, ibyo uvuze ni ukuri koko, ariko nanjye aho tugeze ntabwo mazi.
nyamugirya ninabwira mukristo ati ubwo dutangije ibyago mu itangira ry'urugendo gutya imbere bizagenda gute? ngo nuko nyamugirya nino atangira kwisayura asubira iwabo mu mudugudu w'irimbukiro. Ibyanditswe byera n'imbuto bifite ku rugero ijuru rishaka. Yesu yabwiye Satani ati handitswe ngo umuntu natungwa n'umutsima gusa, ahubwo atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Uwiteka. Ijambo ryose. Icyuho cy'ibyanditswe byera udafite, ubumenyi buke butimbitse mu byanditswe, icyo cyuho ufite cyo kuba hari aho amakuru utazi, Satani nicyo azinjiriramo aguteshure, agutere gushidikanya kandi si kera. Maze abigishwa baragerageza, kandi abahanga bagenda mu bwato, muzitegereze ntabwo ubwato butwarwa n'umuntu umwe, kereka twatugeza abantu bambuka dusanzwe, ariko imigezi minini, ibiyaga, ayo mato aba afite umusare uyoboye n'abandi ku mpande bakumira imiyaga ikubita amazi. Urugo rwawe rwagombye kuba rufite umusare ari we mutware w'urugo, rwagombye kuba rurimo abafasha b'umutware, umugore n'abana aho bishoboka, kuko hari aho bidashoboka umugore akaba ari we uyoboye urugo, ntacyo bitwaye, nuko byagenze, ariko si ryo herezo ryawe. Hirya y'aho ugana nukomeza ibyiringiro uzatabara ukuri umuneshi. Humura, nuko isi iteye, ariko inyandiko dufite zitwereka ko iherezo rya byose riri bugufi. Ufite abana, urwo rugo rwawe ndagira ngo ubwire ngo n'ubwato butoya buri mu nyanja. Twabonye ko iriya nyanja yari irimo n'andi mato ari hirya no hino. Erega ibibazo ufite, ibibazo urimo, ntuzagwe mu mutego ngo ugire ngo hirya yawe ho barorohewe. Ushobora kuzababona bagenda mu modoka nziza, ushobora kuzabona bataha mu nzu nziza, ushobora kuzababona ukaba wagira ngo bo ntacyo bitwaye, ukavuga uti ariko nkanjye ubu byagenze gute? Dore ko iyo umuntu isi munanije atangira kugira ngo niwe uri mu byago wenyine, akagira ngo ubwato bwe nibwo buri mu nyanja bwonyine, agasa nk'ushaka kuvuga ngo nk'ubu Imana yamoye iki? Satani niwe wazanye ibyago, ingorane, imibabaro, kugira ngo abantu badafite Bibiliya mu mutwe babiherereze ku Mana. Ariko nanone abo wibwiraga ureba bagufashije mu bitekerezo, abo wibwiraga ubona bakunganiye, ntabwo uregera ibyabo ngo ubimenye, ariko nagira ngo ubwire ngo nabo bafite ubundi bwato bwabo kandi musangiye kuba mu nyanja. Benshi ubu tuvugana, benshi bafite imitungo abaganga bababujije kuyirya kubera indwara bafite. Benshi bafite imitungo ubarebera inyuma ukaba wagwa mu mutego wo kuvuga ngo nimbe n'abariya, ariko bazi ko imitungo bafite bayisangiye n'ibigo by'ubucuruzi. Benshi ntabwo borohewe, benshi bafite amazu meza badashobora kuryamamo ngo basinzire kubera ibibazo byabarenze. Benshi bagiye kujya bicara mu masaro cyangwa mu modoka, ugire ngo baracyafite aho bategereje, naho bashizemo umwuka. Turi mu muraba. Si uwo muraba wonyine, tugiye no kwinjira kandi twatangiriye gukaragiza n'ikirenge. Turi mu muraba w'inyigisho ziteye ubwoba z'ubwoko bwinshi. Turi mu muraba abatumvikanaga bagiye kumvikana ku mpamvu ya Bibiliya. Nimba udafite ukuri kuzuye mu bugingo bwawe, ngo uba ufite kuyoborwa n'umwuka wera, kandi ngo uba ufite ubunararibonye muri uru rugendo, ndagira ngo ubwire ngo hakurya haragira bakeya. Ntabwo ari ukuguca intege, ni Bibiliya ibivuga. Petero yabaje Yesu ati ariko mwigisha, abakizwa barangana iki? Yesu ntiyamubwira umubare, arababwira ngo mwebwe muharanire kunyura mu irembo rifunganye, ngo uko benshi bazifuza kurinyuramo niba bishobore. Ubwo benshi urabumva rero,
ubu abantu bagiye kwisayurana ubuhanga basubira aho bakandagiza ibirenge bigakunda, kandi naho ni mu mudugudu w'irimbukiro. Komeza ujya imbere, hari umusare warambuye ikiganza ngo agusanganire. None se uyu murabura ugenza ute? Abigishwa bamaze kubona byabagoye cyane. Abagenda mu bwato buciriritse buno buto buto, haba harimo ibintu bijya kumera nk'amasahane bakurishamo amazi agenda agwamo. Intumwa zari zisigaye noneho ziyavanamo, uyateye akayatera undi mu maso, uyateye akayatera undi, kubera umuyaga mwinshi, kubera ishuheri, kubera ubwato bukozwa hirya no hino. Nuko basigara batangiye gusubiranamo. Ubushobozi bari basanganywe bwo kurwanya imiraba bwarabashiranye. Ngaho ikibazo gikomeye rero. Tuza nshuti yanjye. Abigishwa nimba batangiye gusa nk'abasubiranamo, umwe agatekereza ko undi ari we ubifitemo uruhare. Mbese ntabwo ubibona? Itoro riri mu muraba. Mbese urebye cyangwa iyo wumvise ibirimo bivugwa, urumva abantu bashobora kuvuga bati nimureke duhurire hamwe tuganire uko ikibazo giteye, dufite Imana ituyoboye, dusenge. Urabona ariko biri? Cyangwa abana ahubwo batangiye guterana amagambo. Icyo ni ikimenyetso cy'uko umuraba watangiye kuturusha imbaraga. Nyamara reka nkubwire, nubwo bimeze gutyo, ikibazo abigishwa bari bafite gikomeye cyane ntabwo gishingiye ku muyaga, ntabwo gishingiye mu mirabyo, ntabwo gishingiye ku ubwato bwitera hejuru, ntabwo gishingiye ku mitwaro bajugunye, nta nubwo gishingiye ku mazi amaze kuzura ubwato. Gishingiye kuba bari mu bwato Umukiza arimo bakaba batarizi. Ngaho honyine. Tuza, ntabwo uri wenyine. Kandi umenye ko urugo rwawe uyu mwanya ntabwo ari rwo ruri mu kaga n'izo hirya yawe, kuko biratubwiye ngo muri iyo nyanja harimo n'andi mato atandukanye. Kandi aya mato nayo nusoma neza inyandiko uzasanga nayo yari yahuye n'ibibazo. Reka Imana itwigishe kurarama, tumenye ko ariyo yonyine ifite igisubizo. Kuba uri kumwe na Yesu nubimenye. Ndongera asubiraho navuze, inyanja muri rusange Yesu niyarimo, ariko hari n'ubwato bw'umwihariko Yesu aryamyemo. Kora ibishoboka byose. Ikibazo cy'inyanja cyo ntacyo uri bugihindureho, ahubwo kingurira urugi rw'umutima wawe mu muryango wawe, noneho Yesu abane nawe mu bwato buri mu muraba, ariko ubu uri kumwe n'Umukiza. Niho hari ibyiringiro honyine. Urabyemera? Ugize umugisha wabyemerana n'umugabo wawe n'umugore wawe n'abana bawe. Ariko ikibazo ni kinyeganyega, umwe agashaka kuva mu bwato, abasigaye umuraba uri bwiyongere. Ariko hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa nibwo azahabwa ikamba ry'ubugingo. Noneho umurongo wa 38 w'igice cya 4 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Mariko. Yari asinzira aryamiye ibyerekeza. Uwo ni Yesu yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati, mwigisha nubyitayeho ko tugiye gupfa? Yesu ntabwo uragera aha ngo ube wavuga nk'aba bigishwa uti byarangiye kandi ndabona utanyitayeho. Akwitayeho. Ndagira ngo ubwire ngo abigishwa ba Yesu yari abitayeho, yari yarabatanzeho ikiguzi gikomeye, ava mu ijuru ku bwabo, kandi ari mu bwato barimo. Ikibazo cyo kuba batazi ko hari ntabwo kimureba, igikuru ni uko abitayeho. Nubwo havutse ibibazo, ariko ubugingo bwabo bwari bukiri buzima, nk'uko nawe ukiri muzima, ariko utarindirijwe kugira ngo ukomeze inzira yo kugana mu byaha, ahubwo uri mu bwato Yesu arimo kugira ngo agufate ukuboko, akuzahure, agukomeze. Nuko Yesu arakanguka, acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, cece kutuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Ababaza ikibazo kivuga kiti, ni iki kibateye ubwoba? Kabiri, ni murizera? Ngaho aho duhagaze, ubu abantu benshi bafite ubwoba bw'ibyenda kuba.
kandi koko bazagushwa igihuma no kwibwira ibyenda kuba. Abantu benshi batangiye gusa nkaho bibwira ibyenda kuba bakaniha igisubizo, ariko tuza gakeya. Ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ntacyo bizahindura ku bakobwa b'abapfu ngo babe abanyabwenge, ntabwo bizahinduka. Ikindi tugwe kuzirikana nuko iterabwoba dufite mu mutima, ihungabana dufite mu mutima ntacyo riri buhindure kubiriho. Ariko Yesu arashaka guhindura ubugingo bwawe nanjye. Igihe Yesu yaravuze ngo cece kutuze maze inyanja iratungana, ndagira ngo ubwire ngo ni ku mutima w'umunyabyaha wakanguwe n'umwuka wera, ugakubita amaso ibibi bimwe bizanwa n'ibyaha n'ishyano rizanwa nabyo. Umuntu akumva arabizinutswe, akumva ntabwo agishaka kugira aho ahurira n'icyaha rwose. Ndetse abakristo benshi bajya bibaza batari kose, nyuma yo kwihana kuki nyuma y'ukwezi abiri cyangwa ibyumweru numva narihannye, umwuka wera yaranyoboye mu rugendo rwo kwerekeza i Karuvari bigakunda, nongera nkumva narabaye umunyabyaha, byatewe n'iki? Icyo kibazo si we wakigize wenyine, kuko urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'i Roma icyo kibazo muragisangiye. Igice cyaho cya 7 umurongo wa 14 turigira hasi kugeza ku murongo wa 20. Igice cya 7 Abaroma umurongo wa 14. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njye ndi uwa kamere, ndetse naguriye gutegekwa n'ibyaha. Sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nuko noneho sinjye ubanyibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Nzi yuko muri njye, ibyo ni ukuvuga muri kamere yanjye, nta cyiza kimbamo, kuko mura nifuza gukora icyiza ariko kugikora nako. Nuko icyiza nshaka atari cyo nkora, ahubwo ikibi nanga akaba ari cyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo nashaka, sinjye ubanyibikora, ahubwo n'icyaha kimbamo. Pawulo arimo arataka ageze ku murongo wa 24 aravuga ngo yemwe mbonye ishyano, ninde wanyiza uyu mubiri unera urupfu? Arasubiza ati Imana ishimwe kuko izajya inyiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Pawulo nawe yakubitanye n'umuraba utari uw'aya mazi usanzwe, umuraba wo gukangurwa n'umwuka wera. Kandi Pawulo, abakristo benshi baravuga bati umenya Pawulo iki gice cya 7 yaracyanditse atarihana. Oya, igice cya 9 kibyakozwe n'intumwa tubona Yesu Kristo yiyereka Pawulo ari mu rugendo rwo kujya kurenganya ubwoko bw'Imana. Bagirana ikiganiro gitoya, amwohereza mu rugo rwa Ananiya, aho Pawulo yahavanye ihishurwa ry'uko ari umunyabyaha kandi Kristo ari we mukiza we. Ntabwo rero Pawulo arimo agenda abwiriza ubutumwa agifitanye isano n'ikibazo cy'icyaha, kuko yari yandikiye Timoteyo aramubwira ati mva mwana wanjye inshuti Timoteyo, ngewe ndashimira Yesu Kristo kuko nubwo nari mubi cyane, nubwo nari umutukanyi nkaba umuhemu, atari ku mwami wanjye yarambabariye. Ati kandi iryo jambo yarambabariye yarikoreye kugira ngo abazumva ubuhamya bwanjye ko nababariwe bamenye ko dufite Imana ibabarira. Amagambo aranditse mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo igice cya 1 umurongo wa 12 gukomeza. Ndashimira Yesu ko yangabiye umurimo wo kumenyesha abandi ko dufite Imana ibabarira. Ariko abaza gutanga ubuhamya bw'uko yari ari mbere y'uko uwo mucyo urasira ubugingo bwe. Wowe nanjye rero wicika intege ngo ko numva ndi mu muraba shaka gukora icyiza ikibi kikananga imbere. Abigishwa ntacyo batari barakoze, ariko bisanze bageze aho bananiwe. Iyo umuntu ageze aho ananiwe, niho Yesu Kristo agaragaza ko ari umuneshi. Imwe mu mpamvu zituma tukomeza kunanirwa, imbaraga zacu ziracyakora cyane kurenza kwiringira uwo Pawulo yanditse avuga ngo Imana ishimwe kuko izajya inyiza ku bwa Yesu Kristo. Ndagira ngo nkubwire ngo Pawulo yari yarihannye rwose,
yaraba afite ibyiringiro by'imbabazi, ariko yari afite ikibazo gikomeye cyo kuba nyuma yo kwihana ntabwo umuntu aba ageze aho icyaha kidakora, kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana kandi ntushobora kuyumvira, kandi abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Menya ko rero iyo abantu barimo begera ukwera kwa Kristo niho barushaho kuba babi. Iyo umuntu rero adafite ubumenyi muri uru rugendo, iyo yumvise abaye mubi agira ngo noneho nta nubwo yababariwe, atera Imana icyizere ati nimba ari uko bimeze umenya kwihana bidashoboka, umenya kunesha icyaha bidashoboka. Ariko nshuti yanjye humura, icyo ni ikimenyetso ahubwo cy'uko uri mujya mbere, si cyo gihe cyo gucika intege. Umutima wa kamere rero ni umwanzi w'Imana, kandi mu bugingo bwawe nanjye ntidushobora kwihindura ubwacu. Yeremiya igice cyaho cya 13 umurongo wa 23 uravuga ngo mbese Umwetiyopiya yabasha guhindura ibara ry'umubiri we cyangwa ngo ubugondo bwayo? Namwe nuko nimwabasha gukora ibyiza kandi mwaramenyereye gukora ibibi. Ninde wakwihindura ngo abishobore? Ubwo ari nawe rero abigishwa bamaze kugera mu muraba, nabo baragerageje bamaze kunanirwa, bagiye kubona umurabyo uraje uza udasanzwe. Murabizi umurabyo ntabwo benshi bawubona ngo bawubone utinze ahantu, uwaje kubatabara waratinze. Maze barebye barwana n'amazi ari mu maso, babona umukiza ari mu bwato barimo batamutekerezaga. Baragenda bati turapfuye, ariko ntabwo twitayeho, wowe uratuje gusa, reka tuze. Nuko yari umutegetsi w'umuraba, kandi n'abari kumwe nawe babasha gukira. Erega nta muraba wahitana ubwato umwami wa byose arimo, ntabwo bishoboka. Ahubwo banza urebe, mbese wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe? Nimba ibyo warabikoze rero ukaba wumva ugikomeza kuba mubi, humura ntiwakwihindura ubwawe. Ariko hari uwaje guhindura ubugingo, hari uwaje kubigukorera, ariko azarindira ubanza unanirwe nk'uko yatabaye abigishwa bamaze kunanirwa. Mbese uwo muraba turi kumwe turagendana muri wo. Ndagira ngo ubwire ngo ibikorwa by'icyaha bya bindi abantu bagenda basoroma bareka kurya siko kwihana. Uramutse ufite igiti cy'amatunda kiri ku nzira ariko kikaba kitajya cyera kandi kiratoshye rwose, abantu bahora bafite amatsiko bibaza ngo kizera ryari. Mbese uramutse ugiye ugafata amatunda uguza ahandi hantu ugacunga nta muntu uhari ukayazirikaho buhoro, abantu nibahanyura bagashima bati noneho cya giti cyareze. Ariko baramutse bahatinze ya matunda bazajya kubona bakabona araboze, bakabona arumye. Niko abantu bagerageza kugenda bareka icyaha kimwe bageza aho bakananirwa, bakibaza impamvu gukiranuka bidashoboka. Erega gukiranuka si ikintu, si n'umuntu, ahubwo Yeremiya aravuga ngo azitwa Uwiteka gukiranuka kwacu. Kugira ngo ukure umwijima mu cyumba, ntabwo wafata umwijima ngo ugende uwuyora uwujugunya hanze wongera uwuyora ujugunya hanze. Icyo wakora kugira ngo wigize uwo mwijima ni ugucana itara. Iyo ucanye itara umwijima ntabwo ugenda buhoro buhoro, nta rugendo ukora ugenda uwojya kubona ukabona icyumba kirakeye. Ukeneye Yesu Kristo umucyo w'isi. Muri Yohana 8:12 Yesu ati ninjye mucyo w'isi, umurikira nazagenda mu mwijima na hato. Ndagira ngo igihe turimo tuganira aya magambo ijuru rigufashe cyane, kuko abantu benshi barimo bavuga bati iby'agakiza birimo biratunanira. Ntabwo binaniranye, ahubwo ntabwo uravumbura ibanga ry'icyo Kristo yabwiye abo mu gihe cye. Yarababwiye ati ndabizi murarushye, nimuze musange mbaruhure. Icyo ni kimwe. Iyo Yesu amaze gukuruhura binyuze mu Baroma 5:1 ngo nukuri ko twatsindishwa no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo, arakubwira ngo nimunyigireho. Uko kwigira kuri Kristo niko kuzatuma ubona uburuhukiro mu mutima wawe. Wari uzi ko Yosuwa ntabwo yageze i Kanani ngo aryame atuze? Yarebaga imisozi kirimo abantu atarahindura, yari agifite imigabane atarahindura. Yararwanye Yosuwa.
nawe rero nyuma yo kwihana uwo wakire mu mutima wawe niwe ugomba kuba umutware w'ubwato urimo, kuko niwe wenyine uri butange itangazo ngo cece kutuze. Ntabwo yaturisha umuraba ngo ace inzira mu nyanja bise bambuke ngo ananirwe guhindura ubugingo bwawe. Icyo ntabwo gishoboka. Nshuti muvandimwe, reka twumve neza iri jambo. Kwihana no guhinduka bikwiriye kujyana. Igihe Pawulo avuze ati yemwe mbonye ishyano, ninde wanyize umubiri unera urupfu, yaravuze ngo Imana ishimwe kuko yatanze igisubizo, izajya inyiza ku bwa Yesu Kristo. Uramutse ufite imfizi ebyiri mu rugo, wowe mukuru uri mukurikira icyigisho, nimba uri kumwe n'abana bawe ubibutsa amateka, hari urugo rwabaga rurimo imfizi ebyiri z'inyambaraga. Cyangwa se genda ufata amasake abiri nimba ariyo abana bawe bashobora kumva, ariko icyo nifuza wowe mukuru nubyumva ndavuga ngo abana bo ntacyo bitwaye. Nyamara hakaba ubwo umuntu yabaga afite izo mfizi ebyiri mu rugo, nta n'imwe ashaka kugurisha, nta n'imwe ashaka gutiza, kandi zirimo zirasenya zirarimbura. Iyo zirwanye nta nubwo ashobora kugira iyo yegera ngo bavuge ngo nimutandukane, zamuhitana. Mbese urumva yakora iki kugira ngo urugo rwe rubemo amahoro kandi izo mfizi zose zihagume? Urumva wabigenza ute? Ngaho utekereza. Ntabwo wemere kugira ugurisha, ntabwo uri buvuge ngo reka mbe nyiragije umuntu, oya, nta nubwo uri buyice. Wakora iki kugira ngo urwo rugo rwongere rubone amahoro kandi izo mfizi zihari kandi zose ni inyambaraga? Iyo zirwanya ibintu birarimbuka. Wakora iki? Icya mbere, kuko ko nta mwanya ufite wo kugira ngo usubize tuganire, reka nekeze uko usubije, ariko reka njye nsubize wenda uri bwumva ariko bihuye. Ubwo utemere kugira ugurisha, niwemere kugira uragiza, kandi utemere kugira iyo ukura muri urwo rugo mu buryo butandukanye. Uzafata imfizi imwe uyishakira ikiraro cyegeranye n'ikiyindi, maze nuyigaburire. Ukugaburiye imwe, indi uyigaburire duke, ndetse rimwe na rimwe uyiriza ubusa, ndetse rimwe na rimwe uyihe duke cyane. Nyuma y'ibyumweru, nyuma y'ukwezi, uzongera uyisohore, noneho turebe ko wongera ikarwana n'iyo witayeho, n'iyo wagaburiye cyane. Mbese urumva bishoboka? Ya yindi kubera ko yabuze ibitera imbaraga mu mubiri wayo, izasohokana ubwoba, izarwana isubira mu kiraro cyayo, kuko izabibona ko imwe iyo witayeho iri buyirimbure. Niko mbere y'uko umuntu yihana aba afite kamere imwe ikora icyaha, iyo twavanye kwa Adamu, kandi gutekereza kwe n'umubiri we byavugaga rumwe ku cyaha. Maze itangazo ry'Itangiriro 3:15 rizana urwango mu bugingo. Nzashyira urwangano hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Igitambo cya Yesu aho kigeze mu bugingo kiza ari indi mbaraga ije guhangana n'iyari isanzwe. None se wowe uri bukora iki igihe umaze kumenya ibanga ry'urugamba turiho, umaze kuvumbura ibanga ry'umuraba turimo? Ugomba kubanza ugatuza kandi ukamenya ko izo nyamaswa ebyiri, wihangane nkoresha mvugo, Bibiliya avuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kamere ntabwo iri bupfe, oya, kuko kamere ni wowe, kandi umaze igihe mu cyaha. Ibyo niko bitubwira, tuvukira mu cyaha. Hari ibyo twavukanye, hari amateka yacu mu gisekuru, hari n'ibyo twakoze dukoze. Yesu Kristo mu mbabazi ze adukuraho umwenda w'ibyaha twakoze kubw'urupfu rwe, kubwo kuzuka kwe akadushoboza kunesha amateka yacu muri Adamu. Izo mbaraga ebyiri rero, ubwimba icyo ishaka indi atari kikora. Wowe mwawe wamaze kuvumbura ibanga ry'urugendo, ni iyihe kamere ugaburira? Ni iyihe kamere usonjesha? Ngaho tekereza. Niramuka ugaburiye kamere y'umwuka ukayiha iby'umwuka bikwiriye, niyo izazamuka kukunesha, maze ya kamere y'icyaha igenda itakaza ubushobozi. Bizakurya, bizagusaba igihe, bizakuvuna, ndetse hari ibyo uzigomwa.
kugira ngo iyo kamere y'umwuka wakiriye nyuma y'uko umaranye igihe kirekire y'icyaha kugira ngo ibashe gutakaza imbaraga. Ngaho rero mbese ntufite ijambo rihagije iwawe? Mbese ntabwo ufite abantu ubona bakijijwe kandi bakunda Imana nta buryarya? Mbese ntabwo uzi gusenga? Nimba ayo mahirwe uyazi ukaba uyafite, yakomereho, kuko nibyo byo kurya bya kamere y'umwuka. Naho ubundi bitabaye ibyo uzagera ugushidikanya yuko kunesha bidashoboka. Kugira ngo uvane umwijima mu nzu ntabwo ugenda uyora muke muke, ahubwo uratuza ugacana itara. Ceceka utuze nshuti. Hari uwo muri kumwe mu bwato, hari ukuyoboye, kandi uku kuri kw'ijambo ry'Imana niko kwitwa ubutumwa bwiza. Pawulo bwa burya yavuze ati ntabwo bunkoze isoni, kuko muri bwo ni imbaraga ihesha uwizera wese gukira. Ngiyi impamvu Pawulo avuga ati ntabwo bunkoze isoni. Urebye umwanya Pawulo yari arimo mu Bayuda, urebye umwanya yari arimo mu gisirikare cy'Abaroma, urebye icyubahiro Pawulo yari afite, yagize isoni bitewe n'umwanya asigayemo yibanira n'aboroheje, yibwiriza ubutumwa, aboha amahema. Yari afite umushahara ukomeye, ariko arebye icyo ubutumwa bwiza bwamukoreye, atatazagira uwibeshya ko byanteye isoni. Ni imbaraga ihesha uwizera gukira. Yesu yegeye yazaga muri Mariya, yaraje kuba wowe, yaraje kwakira ubumuntu ngo atsindire aho Adamu yatsindiwe. Dukeneye guhinduka, kandi guhinduka birashoboka. Izo nyamaswa ebyiri ntabwo zoroshye, ariko zaba zoroshye zitoroshye, hari ububasha bw'umwuka wera. Niho Pawulo avuga ngo muyoborwe n'umwuka nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Mbese turacyajyana mu kiganiro. Imana ikugire neza. Ngaho ho ijambo ry'Imana ritubwira, aha Dawidi yarahageze arataka ati Mana, mu byaha nimwo navukiye, uranzi, undondore, umenye nta buryarya mfite, ibyo nakoze n'ibyo uzi, hari n'ibindi byose nanjye nakoze nawe ndabizi, ariko unyuhagire, unyeze, umutima uhuje n'ubushake bwawe. Ntabwo Dawidi yasabye kubabarirwa gusa, yasabye n'ubushobozi bwo kunesha. Buri toro ryose ryo mu Aziya ntoya, kuva kuri Efeso ukagera ku Byahishuwe, ugenda ufata Bibiliya yawe, ugenda ureba amagambo Yesu yavuze kuri buri torero, ugenda ubona ahaheruka. Nta torero na rimwe atararikiye kunesha. Unesha. Uko kunesha ndakukwifurije, kandi nanjye ndagukeneye. Iri jambo ni ryo kwizerwa. Yarisezeranye no kubikora, yiteguye kubikora. Ahubwo mu muraba urimo wibagiwe umukiza. Ceceka utuze nshuti, tuza, kuko umukiza muri kumwe ntabwo yatsinzwe. Yageze mu gituro ari nta cyaha afite. Ku munsi wa mbere w'iminsi 7 azukana intsinzi. Aratangaza ngo nubwo waba warapfuye uzongera ubeho. Ntabwo nge shaka kuvuga ngo nabasinzira duherekeza tukabashyira muri metero 2 hasi hariya, oya. Ahubwo harimo n'abantu bashobora kuba batari bazima mu bitekerezo, kandi umuntu muzima arumva. Ufite ugutwi wumva niyumva ibyo umwuka abwira amatorero. Nimba utabyumva ntabwo uri muzima, ariko nubwo waba warapfuye hari isezerano ko uzongera ukabaho. Kubera iki? Niwe kuzuka n'ubugingo. Imbaraga yavanye Yesu mu gituro, nawe ntabwo ayikwima, ntabwo yayisubije mu ijuru, kuko mu ijuru nta cyakora, nta ntambara iriyo. Intambara ziri mu isi z'umutima uhana na kamere y'icyaha. Abise baravuye mu Egiputa banezerewe, baririmba, bambutse inyanja itukura bararirimba, ariko abaririmbye bose n'abageze Kanani, kubera kutagira ubunararibonye muri urugendo no kutishingikiriza ku ijambo ry'Imana. None se kuki wacogora tugiye gutaha? Kuki wacogora tugiye gutaha? Hari abantu benshi bakoresha imbaraga nyinshi bakazikoresha igihe kitaragera, maze igihe zikenewe bakaba ntibakibasha no kubumbura ibyanditswe ngo basome, no kubabwira ngo byuka urebe ahantu usenga bikabananira. Kandi tugeze igihe ahubwo cyo gutanga igihe cyacu
mutanga imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kubikora kwanyu gukwiriye, kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Kamere y'umwuka nuyigaburira, iy'icyaha ukayisonjesha, iy'icyaha izatakaza imbaraga. Ntabwo ari ngombwa ngo hagire ipfa, oya, ariko hari izarusha indi ngufu. Ngiyo mpamvu Yesu yabaye mu isi ayimara badakora icyaha. Ngiyo impamvu Yosefu ari mu Egiputa atakoze icyaha, kandi yagikora ntawe ari kumuveba, kuko itegeko rivuga ngo ntugasambane ryari ritaratangwa, ariko amategeko y'Imana yari yanditse mu mutima we. Ntabwo nakora icyaha kuri data wa twese ngo ngikore no kuri databuja kuko ntacyo yanyimye, keretse we kuko uri umugore we. Ngiyi impamvu Yosefu yabaye umuneshi igihe cyose yabayeho mu buzima. Uko kunesha kuba kwawe nanjye, kandi uko kunesha Imana irakumenyesha ab'itorero ry'Ilawodokiya by'umwihariko. Arababwira ngo iki? Umugabo wo guhamya ukiranuka, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Ibyahishwe igice cya 3 umurongo wa 21. Unesha nzamuha kwicana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje mwicana data ku ntebe ye. Ngaho duhamagarirwa kugera nukunesha nk'uko Yesu yanesheje. Ariko Pawulo ati shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Ntabwo ari urwana, ahubwo aravuga ati sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ubwo Yesu ari gukiranuka kwacu, reka abe n'umuyobozi, abe no kunesha, abe ibyiringiro kuri twe, maze tubeho kubwe tutariho ku bwacu. Nitumara gushyira hasi kwiyiringira tukamurekera ubushobozi, humura niburambura ikiganza avuge ngo wanyanja we y'umutima wa kamere, cece kutuze. Uwo yamisemo yarizeye, yemeye ijambo ryanjye, naramuhamagaye aritaba. Ubu ngubu uyu nguyu ntabwo akiri mu butware bwa kamere. Uwo munezero w'abacunguwe, bavandimwe twabanye mu materaniro, kandi ijuru rizakomeza kudufasha. Reka uwo munezero ubu wawe, kandi nanjye ubu wanjye. Dusabirane, dushyire hasi ibyo dupfa, two guterana amazi y'amagambo, ahubwo twiringira Uwiteka yuko ari we gisubizo cyacu mu bwato, kandi dutuza aratwereka umusare ko ari ushoboye, atugeze hakurya. Umunezero w'abacunguwe ubu wawe nanjye, mu izina rya Yesu, amen. Urakoze Mana yacu, tugushimiye ko uduhaye ijambo ryawe. Reka Mana uturishe umuraba w'ibibazo turimo, kandi twiringira Imana gusa. By'umwihariko imbaraga y'icyaha irwanira kudusubiza inyuma, utubere umuneshi. Ibyo nibyo tugusabye twizeye ngo biduhere mu izina rya Yesu, amen.